Okay guys, ubutaha naberetse uburyo wabikura naberetse uburyo wakorera amafaranga kuri website yitwa 55 BTC0. Iyi ni application irimo itanga amafaranga, ni Bitcoin iri gutanga amafaranga bya hatari. Wowe nta kintu kibuza gukora, gusa ikintu usabwa ni ukudepositinga amafaranga kuri website, hanyuma ukaza ahangaha kuri trading, ahangaha hagati wamara kuhakanda hari ikintu bita long short, ngira ngo nabisobanuye. Ukaza ugatrading ahangaha, ngira ngo urabona yuko ngiye nagiye tradinga bakagenda baba amafaranga aho nashoye naho abandiye. Gusa iyi application guys, iyo utekereje nabi barakurya. Ngiye kwerekana rero uburyo wabikura amafaranga yawe kuri application, nta kindi kintu bivuze ko uraza ukanda ahangaha kuri withdraw, wakande bahita bakwereka USDT Trust 20. Aya niyo bakunze gukoresha, uraza ukandeho akubwira ati, bahita bakwereka amafaranga ufite kuri balance yawe. Iyo umaze kuyabonaho uraza ugakanda withdraw address. Withdraw address ni ahangaha ukahakanda. Ngewe address kako namaze kuyishyiramo ni iyi ngiyi. Noneho hano hari akamenyetso ko guteranya, niko ukandaho iyo utari wahitamo. Gusa kako ngewe namaze guhitamo, ndaza nkande hano ku ruhande nongeye nsubire inyuma. Address irimo, address irimo. Nta kindi kintu mba nsabwa ni ukuza nkayikanda ikahita ijyamo, aho ugashyiramo balance ushaka. Niba ari amadolari ukayashyiramo, ugashyiramo na fund password. Ubundi ikimara gukanda kuri withdraw ahita akubwira ati usetingemo fund password, aba ari imibare 3 niyo uza gukandamo. Hanyuma wowe ugashyiramo password, warangiza ugahita ukanda ahangaha kuri withdraw. Ahangaha kuri withdraw uhita wakanda. Ahangaha nta kintu baba bari kutubwira ati niba hari amadolari 10 baragukataho 0.5 yo gukata. Ahangaha kuri amount received, ubwo naho biba uko nguko wakira 19 n'amadolari 5. Guys, video yanjye niba igufashije wakanda subscribe, usharinga n'abandi kugira ngo iyi video ibashe kubageraho. Ciao ciao, tubonane mu zindi video tubuze kugukorera.